Mwiriwe neza bavandimwe. Abagabo benshi bibaza bati urukundo nakundaga umugore wanjye rwagiye he nyuma yo kubana nawe. Hari umugabo wigeze kumbwira ati mbere yo gushaka nicaraga ntekereza umugore wanjye amasaha menshi, ariko ubu twarabanye sinkimwumva nk'uko namwumvaga imbere, cyangwa se sinkimusarira nka mbere nk'ukuntu numvaga mbere musarira. Mbese nkibaza nese urukundo rwanjye rwarapfuye cyangwa se namwanze, bikancanga mu by'ukuri nkabura amahitamo y'icyo nakora. Ese ibi bivuze ko urukundo rupfa, cyangwa hari impamvu ziba zihishe zituma abagabo benshi bibaza iki kibazo? Reka tubiganireho uyu munsi. Kumenyana by'ukuri, iyi ikaba ari ingingo ikomeye cyane ituma ushobora gutekereza ko mu by'ukuri urukundo rwawe rwapfuye cyangwa se rutariho. Kumenyana by'ukuri nyuma yo gushakana. Mbere yo gushakana abantu baba bahisha intego zabo. Nyuma yo kubana umugabo abona imyitwarire umugore we atarazi, cyangwa se akagenda avumbura ingeso ku mugore we atarazi, nyine ibintu bishya agenda abona buri munsi akagenda avumbura utundi tuntu ku mugore we, dushobora kuba ari defo cyangwa se ari na karite. Bityo rero uba ugomba nyine kongera nanone ukamuhitamo. Umugore nawe abona uko umugabo we mu buzima busanzwe, n'umugore nyine nawe agenda abona umugabo we utundi tuntu tuba atari sawa. Niba bituma ibi rero bituma wa mushyitsi w'urukundo uhinduka ubuzima busanzwe, bityo amarangamutima agahinduka. Kwa kuntu wumvaga nyine utararutamubajije uti bitebe, kwa kuntu utaragutamwandikira akamesaje, ataguhaye agafoto k'umunsi, utuntu nk'utwo ngutwo, kubera ko noneho muba muri kumwe bitangira kugenda bihinduka, bikava mu bintu bimeze nk'ubusazi bigahinduka ibintu biri by'ukuri biririyo nyine, ibintu bifatika noneho bihari bifatika. Ikindi kintu cya kabiri, buriya uba ugomba kumenya inshingano z'ubuzima zigabanya amarangamutima. Buriya inshingano z'ubuzima n'amarangamutima, ibintu bya emosiyo bihita bitangira kugenda gake. Nyuma yo gushakana haza gushaka amafaranga, kwita ku bana, gukemura ibibazo by'umuryango cyangwa se ibibazo by'urugo. Ibyo bintu rero ntabwo byabangikana no kuza utetesha umugore buri kanya, umugore nawe agutetesha buri kanya, kwa kuntu mwabikoraga nta nshingano n'imwe mufite. Nyine inshingano y'umugabo icyo gihe yari ukwita ku mugore, iyo umugore ari ukwita ku mugabo, baba bataraba n'abagore bataraba n'abagabo, mbese umusore yita ku mukobwa n'umukobwa yita ku muhungu. Icyo gihe rero urumva ko mu by'ukuri nta nshingano nyinshi ziba zari zihari. Mu gihe mumaze gushyingiranwa mutangira gushaka amafaranga, kwita ku bana, ndetse no kurema no gukemura ibibazo bishyashya. Urukundo ntiruba rukiri amagambo meza gusa, ruhinduka inshingano. Abagabo benshi bakibeshya ko urukundo ari uko bumvaga mbere, bagatangira kwibaza bati rwagiye he? Ahangaha unyumve neza nshuti mukunzi w'amahoro mu muryango, ntabwo urukundo uba warakundaga umugore wawe ruba rwaragiye, ndetse n'urwo gukunda ntaho ruba rwagiye, ahubwo nuko burya muba mwamaze kugira inshingano nyinshi, ibintu by'amarangamutima byatangiye kuba bikeya, mwatangiye kubaho ubuzima bwuzuye. Rero abagabo benshi ahangaha baribaza bati urukundo rwanjye rwagiye he? Ikindi kintu cya gatatu, kubura umwanya wo kwitanaho, cyangwa se umwanya wo gutanga keya, umugore wawe keya, no umugabo we agatanga keya ku mugabo we. Ibyo bintu nabyo buriya ngo biri mu bintu bituma umugabo ashaka gutekereza akabaza ati se urukundo twakundanaga n'uyu mukobwa ni uyu nguyu nzi nakundaga nari narasariye, cyangwa n'undi? Urukundo rusaba igihe, ibiganiro, kwitanaho, ndetse no guhana agaciro. Iyo ibi bitubatse neza cyangwa se bitabonetse, umugabo yumva atakitabwaho nka mbere, akibaza
niba agikundwa cyangwa se agikundana n'umugore wakimwitaho nk'uko nyine yamwitagaho mbere. Nyamara ikibazo si urukundo rwapfuye, ni ukwirengagizanya cyangwa se kutitanaho kuba kwariyongereye hagati y'abashakanye. Ariko mu by'ukuri urukundo rwo ruba ruhari, kandi twamaze kubona impamvu uko kutitanaho, impamvu ziba zabiteye haruguru twamaze kuzibona. Ikindi kintu cya kane, guhindura uko dusobanura urukundo. Urukundo mu ntangiriro aba ari amarangamutima, kwifuza, ibyishimo byihuse, kwa kuntu nyine umuntu akuvugishwa ahita wumva musariye, mbese kwa kuntu umubona ukumva ibinezaneza biragusaze, kubera ko buriya haba harimo n'akantu k'agahararo nyine, umuntu aje mu buzima bwawe bushyashya, mbese amarangamutima yawe ugasanga yamusariye cyane. Urukundo nyarwo, urukundo rwo mu rugo rurihangana, rukababarirana ndetse rukaniyemeza. Twumve ko ibi bintu biratandukanye. Urukundo mu ntangiriro, amarangamutima menshi, kwifuza, ibyishimo byihuse. Urukundo rwo mu rugo, kwihangana, kubabarirana ndetse no kwiyemeza. Abagabo benshi bibeshya ko urukundo nyarwo ari urwo mu ntangiriro gusa, nyamara urwo mu rugo ni rwo rurerure kandi ni rwo ruba rufite agaciro. Kuko buriya ntabwo wafata bya bindi nyine uba wasariye, kuko ibyo ngibyo ntibiba birama, biba ari iby'igihe gitoya. Bavandimwe, niba uri umugabo wibaza uti urukundo rwanjye rwagiye he, menya ko rutagiye, ahubwo rwarahindutse. Igikenewe si ugushaka undi mugore, ahubwo ni ukongera ukubaka urukundo nyarwo rwawe n'uwo mwahanye amasezerano cyangwa se uwo mwamaze kurushinga. Kuko buriya uravuga uti ahari we ni umugore wanjye sinkimukunda, cyangwa se we sakinkunda nka kera, ariko mu by'ukuri n'ubundi nuza ugashaka n'undi mugore wa kabiri cyangwa se uwa gatatu, n'ubundi uzazana muzongera mujye mu rukundo iminsi mike. Urwo wita urukundo rwa mbere wibeshya ko ari rwo rukundo, mu by'ukuri atari rwo rukundo rwuzuye. Kuko buriya nawe ntihashira iminsi ujye kubona ubone rurongeye birahindutse. Bityo bisabe ko wisange washatse umugore wa mbere, wa kabiri, wa gatatu, mu by'ukuri bose bashakamo urukundo, nyamara mu by'ukuri atari ikibazo cy'uko bataguha urukundo, ahubwo ari ikibazo cyo kutamenya ko burya urukundo mu ntangiriro ruba ari amarangamutima, ari ibisazi, ari kwa kuntu umva wasariye umuntu, maze byagera nyuma wamara kubaka, wamara kuba umugabo, wamara kugeza umugore mu rugo muri kumwe, urukundo rugahinduka inshingano. Ndabakunda cyane rero nshuti bavandimwe b'amahoro mu muryango. Niba iyi video ikugiriye akamaro cyangwa se hakaba hari ikintu uyungutsemo, kanda like, ukore subscribe, biba byiza cyane. Utanze igitekerezo cyawe uko ubyumva cyangwa se uko ubibona, niba ari ibintu byiza, kuko burya umuntu iyo arebye iyi video agasoma igitekerezo cyawe biramufasha, cyangwa se nawe akagira inama atanga kuri icyo gitekerezo cyawe. Ikindi, ufite igitekerezo kindeba njyewe, inyunganizi, buri kintu, ikibazo urambaza nkagusubiza, nicyo kintu cya mbere nitaho cyane. Buriya mu bintu nitaho, ikintu cyitwa komenti nitaho cyane rwose, ntugire impungenge. Ahasigaye rero, ufite uburyo wasangiza inshuti yawe imwe iyi video, cyangwa ebyiri cyangwa eshatu, uko ubishobojwe, nta kintu biba bitwaye. Ndabakunda cyane. Aha ni Amahoro mu Muryango. Nizere ko iyi video hari ikintu ikunguye. Niba nawe wajyaga wibaza iki kibazo cyangwa se warigeze kukiganiraho n'inshuti yawe, menya yuko burya urukundo icyo wasigarana mu ntangiriro aba ari amarangamutima, ari ibisazi, maze wamara kugeza umugore mu rugo cyangwa se mu bana, urukundo rugahinduka inshingano ndetse no kwiyemeza. Yego, reka dusubire muri video zikurikira. Ndabakunda cyane. Aha tukagira siroga ivuga ngo amahoro, umutekano n'iterambere byose bitangira mu rugo rwiza cyangwa se urugo rutuje. Bye bye, dusubire.